nkubwiye rero sheri urabizi nihanye inshuro nyinshi niba ukunda tante wawe mukodeshereza ku ruhande cyangwa ikindi kintu umushakira akazu hano karakazu kari hanze akararimo n'uriya mugabo wawe bagiye bagumayo wenda ikintu twabafasha tugiye kurya ariko nabwo bucyonzwe yazaturuka ubundi se aguma n'amara ikiyaje bwose ubwo bushobozi mva bafasha tante musohore ntago ngiye nyina mukeneye mu gihe uziko mbabwira umuntu wari ugiye kuroga papa subwo uzi ko mama tutapfa kumusohora mu rwuri ko yiboneye ura mama uzi ko ari kibazo umuntu waregwa musaza shitani wibeshye gato gasinya hariya abataduta hanze aho gushiriboze wenda ukuntu bari kukubeshya ngo sinye utasoma ahubwo nshaka kumenya ngiye narababwiye ngo mbisome baranga ariko ntacyo katugiye kubapangira ikintu kandi bazasanga tubari imbere ubwo dukora iki ndetse ndaza kubereka icyo gukora bwari ngo bari umuntu mukuru eshatse kuzafirifu banje wowe ku buryo turokoye bingana gutya nese urumva nagira ibanga nta ibanga ryose yeni nka mama wawe se mama nyine nabanga ngira utangiye kujya uzajya uzana abanga ngira abanga ngira mama waretse kumubabaza ndarigize ibanga yabitse ako mama Becca so hari impamvu naguhamagaye ngo uze tubonane hari ibyo nashaka ko tuganiraho mbere ya byose uri ukuntu ejo bundi byagenze uza mu rugo muraserera we na Ange n'iki uhita ugenda so ndakanibutse memories zanjye zagarutse ibintu byose nongeye ndatekereza nyine wenda na mbere naratekerezaga ariko ubu ngubu wenda nibutse ubwenge nari mfite nibuka abantu bari bandi hafi ukuntu byagenze ibintu byose nabyibutse ni byiza so ikintu kinzanye hano Becca birangoye kubivuga ariko umfashije wabyumva urukundo rwanjye nawe tukaba dusa nkaho turusubitse urumva nari mfite umukobwa dukundana nari naraporopoje yewe twarapanze n'itariki y'ubukwe ariko birambabaje kuba wenda tutaba tugikomezanyije sinzi nimba wabyihanganira twakomeza turi inshuti si ukuvuga ngo hari ahantu ngiye cyangwa hari igihindutse ariko twakomeza turi inshuti kutabingiye ntabyo narinze Becca nibutse utarantesheje umwanya wo gusama I'm sorry I'm sorry nanjye ntago okay anyways ngo nta kundi nyine nakubonye mu nzira ukoze accident ndagutora mu nzira hano mu rugo ntabwo wari unzi nanjye sinari muzi wari ufite ubuzima ubayemo nanjye nari mfite ubuzima mbayemo ubwo wenda habayeho kumenyana duhuriye muri iyo situation ubwo wenda ibindi byo kugukunda cyangwa se kuba warankunzeho gato nuko wari utaribuka ariko njye nta wundi umuntu nyine wakwicira ubukwe cyangwa ikindi kintu gusa ndababaye kuba wenda byibuze mba narabimenye mbere ariko nta kibazo uzagira urugo rwiza ndabyumva kandi nanjye ndagushimira courage umutima mwiza gufata umuntu utazi ukamutabara ukamwitaho igihe cyose mwari mumaranye nabyo ni ubutwari njye ndagushimira ko wabanye nanjye muri kiriya gihe ukaba waranyitayeho ni ukuri bishobora bake niko wenda navuga ariko ni ukuri ndagushimira first of all ko wanabaye second of all kubashije no kubyumva
ndizera yuko Imana izaguha undi musore ugukunda kandi uberanye nawe usenga ukunda Imana. So Imana ikurinde. We good? Yeah. Sawa. Brother wameze ate? Ameze neza. Nsubize ntabwo mbashije kwinjira mu rugo ariko gutaha. Sawa. Nshaka kukubwira kandi biri seriye noneho nshaka kukubwira. Nibizi. Urabyumva gute dupanze ubukwe bwihutirwa? Kuko twari twarateye ivi, se sinari narateye ivi, ndetse nyuma y'ivi haba habura iki? Ni ubukwe. Reka nkubwire. Ngewe ibintu biba biri kuntera ubwoba, ubwo se wongeye ukagira ikibazo. Nyine nanjye nibwo ngira ngo dukore ubukwe, ibyo byose niyo byaza ntibizaze tutabana. Mesere nk'ejo bundi wari ugiye kwigendera, gusa igenda tutarabana. Nose turakora ubukwe papa adahari. Ikibazo ariko umuntu rura rwandika twandikiye. Ibyo aribyo byose sinjye ndumva nshaka gushaka reka. Shinsa ntabyo ushaka na papa nawe ahari ntabwo yakanga ko tubana. Nese ntabwo bishaka. Ndabishaka ariko shafra mana yanjye. Ndashaka dukora ubukwe bwihutirwa pe. Nuso njye koza ngo we ngo wabitekereje iki kandi ntabwo ntabwo ntabitekereje kandi nta kitubuza amafaranga niba ari ubukwe se ikibazo gira n'iki. ndabanza mbibwire mama nta kibazo. Nta kibazo kandi nawe ndabizi ko atabyanga. Nawe ushaka kuba umugore w'umugabo. Oya nta kibazo se ko gukunda ariko ukuntu ise wihuta vuba vuba wagira ngo uri kwihutisha ibintu. Byerega ndagukunda. Sinabikubwiye. Ndagukunda kandi ndashaka. Ariko ibyo byararangiye sibyo njye ndashaka ko tubana. Kandi ubibwire mama umubwire uko byumva ndabizi ntabwo yabyanga. Sibyo se? Uramubwira? Kamubwira ngiye ko. Okay, narebe. Sibyo se? Ngambwira ibindi bintu wabibumbwira. Nabyo. Nese kanambwiye ko nshaka. Ibyo nagushakiraga nibyo wanshakiraga iki? Nshaka gusaba imbabazi. Umbabarire ko narakurakariye. Mbabarire ko nagutekerejeho ibintu bibi. Ndumva. Mbabarire byose nyine. Ndakubabarire. Thank you. Ndagukunda. Ndagukunda. Sibyo. Njye nshaka kujya kuvugisha mama. Okay, nta kibazo genda muvugisha. Mbwira. Bye. Mama Ange! Ndaraga kunkanga ko. Uzi imbaraga binsabye kugira ngo ubone. Baza ngo mucyumba. Mfite inkuru nziza. Nagenda ngumva kutuza uwo mbibwira. Ndi gukandira akanyenyeri. Guess what? I have a wedding. Iki? Cyangwa kumbwira. Mfite ubukwe. Nande? Ubu mfata neza ntabwo nzongera no kugira ikintu kimwe ngora ntazongera kwiyanduza. Mama mfite ubu Nande nyine. Hawutangirire. Sheri ureko umushaka
ndahari sohoka hanze tuvuge bandasohotse shiri ndashaka ko dukora ubukwe wa nshaka ko dukora ubukwe ese ni filime urebye nibyo uri kumbwira bimeze bite kubizi ibintu byose iyo utangiye gutera intambwe bihita bipfa uragira ngo ushake ngo dukore ubukwe byikiremo mitensara kugira ngo nanyirimo mushaka ko tubikora vuba vuba akigira vuba vuba nanjye nagize vuba vuba Nose Frank afite amafaranga ariko sha mama barare n'ibyawe sheri babara n'ibyo Frank ntago ari wa wundi ibyo bindi bajya bavuga ngo game over umva game over maze no kubyibuhereka ngo iki mama mbese ndamurebye ndavuga umugore wa Frank yaje ati iki ambwira ati naributse mbese narabyibutse ambwira ko nyine afite umufiyanse ambwira ko bafite n'ubukwe ngo yakoze accident baragize baremeje itariki y'ubukwe arabinyibwirira nyine nuko wari ubitegereje ndamubwira ko ari n'ubundi mbere kuko ari accident wari ufite ubuzima bwawe nanjye nari mfite ubwanjye nyine nuko mbwira mu musoza sorry kwivugana agahinda hangane ndakwiyamye wayigize kandi nihangane iki none se nijye wagukatiye I'm trying to be on your side none se iki okay urashaka ngubwiye ngo nari narakubwiye se urashaka ngubwiye ngo ko musosa I did tell you this no like ndabizi ko ari byo gutekereza ntabwo ibyo ndi gutekereza why najya ku side y'umuntu naze se hejuru yawe erega ngo imyaka over 20 years so ubwo nyine icyo nari negereje no kubyibonera niyo mpamvu rero nakuviriye no mu nzira so then rero wihangane nanjye nta kintu nabikora you will be okay sinabwo ko nzagushakira umusheri rero bigeze kuri nko muri 90% nzakuzanira umusheri hano mwiza naho Frank we nyine icyo nagusaba wakora nyine nuko twamusupport kuba yaje akaba na clean nyine akakubira ibikubwira abandi bahungu batari serious nyine like arakugumana as side chick akagumana no mu fiance wewe ariko byibuze ubwo yaje kana bikubwira ni imfura sibyo ya nyine nangwa mu blaming kubera ko byo yakoze bikoze nta kintu kimwe yibukanye ubukwe ngo nyine ndavuga se ubu ngubu kuko kikambanza njye kwibwira mama ndumva mama mfite ubukwe first of all Imana niyo idusubije amarira yawe ukuntu watsengeye mama rega gusenga nibwo buzima nukuri gusenga n'imibereho nukuri gusenga bihindura ibintu abantu mwese bo muri butiro gipangu mubimenye ubu Frank Ange bajya gukora ubukwe ejo bundi gusaba no gukwa mwitegure irembo hafi aho ushaka tugira umuntu baba nta kintu bimbwira ushaka kuvuza induru yango si umusatsi wanjye wewe umusatsi wanjye zajya mama mugore ibyo bintu byihorere tuzakoresha weyo siko kiziriza bya nyabyo none ntuzuru ko nafitiye basoma njyewe ndi kugira mama ntago mvuga igishego ntago nzongera abana barasetsa abana mfite manjewe ari rye mama natuvukana bo taranjye uri bori karumuna kaje karumuna kanje rero nukasugiye uvuga ibyo bintu ntabwo mbivuze hanyuma ngewe wundi umunyamakuru umurirwa Evelyn nakubaza hanyuma Angelique umaze kumva ko umuhungu mukundana aramaze igihe arwaye propose ko mwaba mugiye kubana bimeze bite nahise numva nishimye mubiza ko ibintu by'indi bisigaye mbizi mbona ari inzira rega nawe ugira akayuwaye ndakuzi mama
uri kubikurura mama urebye ukuntu Frank ari kumwitaho ndi kuvuga nti ndi kurota so mutekereza ko yakinye n'amarangamutima yawe nta muryango ni mwiza nta kibazo cyawo will be okay and you will be okay too ndabizi biraza gufata igihe ki recovering that's why waza kwaka i weekend from Thursday kugera Sunday kujyana Gisenyi twazigiye ku Kibuye siko ntarajye ku Kibuye so ubwo niho tuzajya rero ndi kubona wakotanye gutya nibuka mama good ndamukumbura neto ndamukumbura bitewe n'ukuntu like ikintu yashakaga nawe yaragikoraga nyine like niba avuze ngo this yabaga ari ubwo ngubwo ari ibyaye rwose so kumva rero ubu nsubije inyuma na ese buriya uwo mushira byarangiye gute ubundi umwe mushira wanjye aho mushira wambaye uriya yari inshuti yanjye ntango yari umushiri we yego inshuti yanjye nyenze ko mukundana abantu bose twabaga turi kumwe like nyine happy uriya mukobwa na Abdul yari muri mu rwose so uko niwe wamusomubonaga ubonaga ukuntu aba yambaye n'iki wow nta nubwo ariyo intention yanjye nyine tumuko twe turi guhurira mu kazi kenshi mu nuze nyinshi birangiye and then birangiye ndamureka nyine gutya agenda tu I don't know anything ariko nshaka kurya ibintu byoroheje even snacks niyo twagiye tweshaka kujya gushaka snacks akaza turarira cyangwa tujye kurya hanze let's do that so we focus shaka ikote zo tugenda ngiye ntabwo ibyo ndi gutekereza ibaze mama Rita na Gafupi ase mama umugabo wabandi kumwita Gafupi kandi mama musanze asanga mwafata na Murefu ubwo ari kare kumva iyo nkuru n'ukuntu yambwiraga nk'umukobwa wawe nyine ngo ntabwo yaberaga n'umuhungu wacu n'umuturage uzikatuma nambara abantu bagomba gusobanukirwa ko Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro yego enda babwire ndababwiye kuri invitation na n'ubu kuzandikaho unyereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi baje babirebe bamware mama baravuga ko twaseze rero ibintu yatumye bambara mwana wawe mama uzwi rero atumye ntangira kwiheba utuntu tubana kubereye ariko nacyo ntabwo ari ubusa bambayemo umugondo ibi mwereke ariko nk'uko nambara nk'ibiturage ngurana umuhungu wacu yakureba gute sikanasiga nyikurura Angeli biragusaba no gusenga cyane satani yanga ubukwe mu buzima ntago nzibagirwa Imana icyo nakora cyose ma nyine ibindi byose pe ndabizi ntago ndi perfect ntago ndi intungane ntago ndi iki ariko nizera ko Imana ari yonyine nshyigikiye ubwo ijambo nasomye David amaze kuba umwami yaravuze ngo nzaririmbira Imana nticurangire iyakuye Sawuli ku ngoma ikanyibika nigeze yibagirwa Imana kuri pe nanjye nzayibagirwa turakize aya twavukiye no gukira ariko turakize abantu mwese ubu ngubu mumere ko gifite mama washatse Kigali umunwa wawe wawe sinawubura bazaturuka bazatwica mama Rita ntahari nshaka kugenda bayisheri ngiye gushaka kugenda mama Rita ubuzima bwacu arapfuye pe Franca. Merci patron. byagenda Ewa. umusore wacu Ubona ntuhagiye gushya. cyane ariko Ewa. cyane pe Umunsi noneho turabona dukina ku kantu she. Akantu kazi? ndakabona Ayibonye. Iyi nzoga urayibona ni akana ni divayi karyohera kanyotera
icara two kumuhagarara hejuru reba ukuntu bimeze iki ni ikinyobwa kiracyari gishyashya urakibona ndakibona iyi ni komande ku ruganda yagombaga kuza kunywebwaho n'umuryango wa hano kwa Frank habaye iki se uyu munsi ku buryo kwa Mama Rita uyu munsi hagiye kuba ibirori byo ku ako naguze kubisoma oya ariko se byanditse ku ivide singibi se inuze oya barabaza ngo habaye iki byabaye ibyabaye ko sinzotera mu wakajya umugore Tito akajyamo neza rwose gashubi karame ayo namerwe ntago ari inyama iki cyaka ni icyaka njye ngira icyaka kurusha amerwe umuzigo ushyize hano tugomba kwishima uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi ngira ngo tuenjoyinge dusangire umuryango uribuka ko ubushize hari akadosiye kakadosiye nyine uyu tugiye guha ngo dusinyire bya koperative madama wamo yego cyangwa twabashije kubona uko dusinya ariko twaje gusanga nta mpamvu yo gusinya nta kintu turi kunywa nk'abantu b'abagabo nta kiba kigenda abantu bavuga umugabo avuga afite icyo avugiraho ese ugira ngo we ntukire umujene ngaho kamfungurije jase ibi bintu njya mbinywa ntabwo oya ako ni sawa cyane ariko iyo utabinywa ubiha abakuru ariko nanjye sigushokeye supuriyani ibintu yabinyinjijemo vuba nanjye ntabwo nari nzi uko babinywa Yes, hello? Puchu? Puchu ni wowe? None se umeze neza? Njye meze neza nta kibazo, ahubwo mbwira wowe umeze neza? Mwana kuki watinze kumpamagara koko? Nari nkukumbuye byatari. None se mbwira umeze gute nyine uzagaruka ryari? Ntabwo uzagaruka sinkangayikire. Njye nta kibazo mfite, ahubwo wowe nyine mbwira umeze gute, nta kibazo ufite wowe? Uzaza ryari se? Ngo? Nyine ndacyari muri ya nzu nyine, naho nyine nta kibazo. Njya kunyereza amafaranga 10,000,000. Nta kibazo nyine nashaka ikintu nkoramo bizinesi gatoya mba nkora gake gake kugira ndebe ko ubuzima bukomeza kugenda. Inzoga ni isirimuta nyine twebwe twinyweraga imitobe. Iki ni icyerekana ko inasora irasora iyi ngiyi ni imvaruganda. uzi ukuntu ihumura ntabwo ari ubwa mbere dusomyeho, niyo mpamvu twahise tuvuga ngo tugomba kuyitoranya. Sipiriyana nawe rero Sipiriyana ibiki ariko kubera ko ari bwo niyo muganira ariko yewe icyaro kivamo n'ikikuvamo mwana wanjye rero uyu mugabo igisirimu rwose kigiyemo vuba ntibikugore n'ubundi ntabyo yewe kivamo n'ikikuvamo uva mu gikimba marite n'icyaro uravuga ngo no mu cyaro ibintu twashaka ko dusinyira inzoga noneho ni ibigendanye na ni ibintu bigendanye na ariko ibi ni ibikwereka ko umaze kuba umusirimu wageze iwacu ukaba umusirimu. Ugeze iwanyu si iwanyu ariko kabari twarakujijuye ariko twarakujijuye iwanyu se ni ku kabari Franka isaba kunywa gake kusutse kenshi se ahubwo oyakana
mufashe namwe gato mubanze musuke zanyu oya nabagitse ko yarifunze kandi hari ikibazo ko hari koreka akabari we kubera naho se we ntanywa okay nimba atabinywa ntari nabyibutse iyo namwe nk'abafundi ariko ntabwo nywera mu kirahure kiza kindi kitari kiriya wasukiyemo akihore ntacyo kihore shayiza ngo iki kirahure ni gipima umuceri we aya ariko nta keka tuba tukaritse hanyuma rero Franka icyo zana nanjye nsome kuri ako mwana we kasangire neza nyine namwe nabundi Franka bayita B1 B1 ko dashyizeho gini ni iya mbere mu Rwanda no B1 gini turanywa neza tumaze gusinya ako nyine mbwira uzagaruka ryari nta kibazo ariko nyine ibintu byose upanga kuzagaruka vuba kubera ko muse ntabwo uri kumbwira ahantu uri ntukeneye ko nza kukureba nyine tubura aho ngaho nanjye ndaho ntabwo uzi ngo tuzabonana ryari ego nta kibazo ariko ngenda gukumbuye nyine byataye sawa ntaribi ubwo nyine nzashaka ikintu nzabande gukora ntabwo nzapfusha ubusa wanasuye ndi umwana ufata amafaranga no gutyo nkapfusha ubusa ibintu by'imiteto yego sawa nta kibazo ahubwo byari kuba byiza umbwira ahantu uri basi nanjye nkasasa kukureba ntacyo kuzahambwira nubona igihe cya ngombwa kigeze tumaze gusinya wakongera ugapfundikira uzi ko ziba zifite umwuka uzamuka kongera upfundikira mbere kuko ntacyo ngaho byihorere ese ko tubimwe tukayimara uduhamagara abakobwa ntibahita gutumira sinabonye nabo bamwe nka sima y'ingande cyakoze abakobwa b'iki gihe kera abakobwa ntibanywaga inzoga ariko kuri iki gihe amajyambere yaraje ni amajyambere twashaka ko dusinya nyine ya kontra ugasinya tukabona amafaranga iyi koperative basinyire nyine ariko nanjye ndashaka ko munsinyira akantu murumva nyine nshaka kwishakira pasiporo yigira hanze y'igihugu aka kavuye nkakavamo kuko byarananiye ukajya nkigira hanze y'igihugu ndashaka ko munsinyira ko ndi muzima ntarwaye kugira bazame pasiporo nigendere rwose si inyungu ze ubundi uri ndamuzimere ku bundi ntabwo abandi babyumva ariko ni akazi kabo byanduza n'izo mpapuro oya dore ngeze ziranahari se zirahari nanjye mwaje mbiteguye burya natwe ujya umenya ko cyane cyane nka Sipuriyane ko nawe yinjiye mu muryango yewe nka Sipuriyane ureba ukuntu nako perezanse neza n'abana batangiye kukumenyera nta kibazo sinya urasinya aha hasi uhite uhindura n'aha ngaha gutya oya naha so sinya nawe usinye nyine tubikore vuba vuba bive mu nzira fasita turasinya hano sinya